Kristo yazakuzwe. N'amatangazo atatu gusa tugiye gushimangira, hasigaye abashyitsi bacu tubaha ijambo. Padiri ubahagarariye tugezeho ijambo rijyanye n'uyu munsi. Kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha, murabizi ufite urugendo nyobokamana i Kibeho n'Episkopi wacu, urugendo ngarukamana rw'abakristo bakuru. Tumaze iminsi twishishikariza abiyandikishije kubamenyesha ko tuzamuka saa 9 za nijoro. Ni uguhagurukira hano no kuri Burera. Muzi ko kuwa gatanu hano tugira isengesho ryo gushengerera hano muri shapeli yanyu, shapeli y'abakristo. Ababyifuza bashobora kuza bakifatanya n'abakristo kuri zone ya Murambi, nibo bazaba baje gushengerera. Saa 9 zagera, imodoka nizimara kugera aha ngaha, tukinjira mu modoka tukagenda. Bamwe bazagukira hano saa 9, abandi kuri Burera isaha 1 hano kuri Burera. Kwandika abifuza kugira ikigo birakomeje. Tuzasoza kuwa gatatu ejo bundi tariki 17. Irya nyuma nshaka gusorezaho irijyanye no ku cyumweru gitaha urubyiruko. Urubyiruko ku cyumweru gitaha ni Padiri ufite mu nshingano ze abajene. Abajene tuzajya ku Kicukiro nk'uko twabyumvise. Tuzahagurukira twese kuri Burera saa 11:15 za mu gitondo. Saa 11:15 za mu gitondo. Tuzitwaza imyenda ya siporo, kuko tuzagira igihe cy'imikino no kugaragariza abanyakicukiro impano zacu. Abajene muri hano mwese ni ukuzerekeza Kicukiro. Barimo gutanga 2,000 bakabigeza ku buyobozi bw'urubyiruko muri buri santarari. Ababyeyi n'inshuti z'urubyiruko turabasaba iyi nkunga kugira ngo Kicukiro urubyiruko ruzajyayo ari benshi beza. Murakoze. Nayumva